najya kureba akavuyo ariko nawe wagira ngo ntago akigira gahunda ariko atangiye kugenda n'umugore we yaragiye neza tugenda niyo mubwira atabyita ariko ushobora no gusanga wenda ari kuruma cyangwa aka kana karasa nk'akanje desi yawe kimanyane akana kanje nabuze kasaga nawe neza yewe sha niwe witwa Rona nabuze umwana disi witwa Rona wakongera akamunyereka nabura kuko nsaze gukinge nirirwa nk'inzoga nta mwana nta mugore byose mbibure mwana kaho genda kaho jyana ibyo bagutumye disi kagenda gakina nka Rona wanjye nachagaye tayigwaho cinga kanye biti twikanga konzi neza ko zabyaye fugo nanjye ngakanga kuri mandi tangatambuka bapepe kubona imbere nahereye nirukanka kuri Kimonyo reka iminsi ishize ni myinshi cyane nirukaho ariko ndaza gufata icyemezo kuko nyine ubundi narayize cyangwa ndamubashishije ibyo gutya ibintu byose ndabikoze no kumugisha mbona ntibihagije kubona mbona nsanze muri karitsiye bino bintu Nanyasa munyere. Azi kono mutumba. Yitwa nde? Yitwa Kimonyo? Nuko Kimonyo twamushatse tukamubura. Kuko mwamushatse. Nuko mubona. Tugira ngo twongere ngo none kugira ute? Nuko twamufata. Isi mutumufata. Uzanyereka ahantu aba. Nyine ndabona iso cyamuzanyereka ahantu aba. Kamwereka akantu urumva fasha kano kantu ariko ndagira ahantu aba ni baza kumwereka. Uzamunyereke tumukorere utuntu twiza. Sibyo? Yarananiranye ariko uburyo asara nitonda. Sibyo? Ngewe ranzi banyita mwiki ngewe reka ibyo ngibyo ni ibya kera njye nitwa Mudugudu njye uyobora no Mudugudu w'inaha wose kawe kiyando noneho reka ejo nitwongera guhura nzakwita nkugurira n'amandazi n'amabombo
ujye kunyereka ahantu papa wawe aba sibyo urabyemera papa wawe twaramuzize ese musaza wawe waba hehe Rudebere waramwibagiwe cyangwa waramwibagiwe humura nawe komeza inzira wabigiyemo ejo ndaza twongere duhurire hano uzamunyereza ibi ni ibiki ufite ngaho ugendere nzaza duhurire hano ntizamumbonera uzamumbwirire ko mukunda imana imbabarire ikamumba nongera kumubona naranamushatse kumubura kandi yahoraga azana n'utuntu twiza none sinitubona mutari we yagukumbuye uzagaruke kundeba ndagukunda cyane uyu mwana ko ndeba afite amagambo akazera yakabyawe na Kimonyo ariko ndakosheje uyu mwana iyo mutwara ntabwo nari kuzamenya neza amateka ya Kimonyo uciye muri uyu mwana kuko aya maraso n'aya Kimonyo kabisa binteye urujijo ariko reka nkomeze muhige neza dore imvi zigiye kuzaba uruyenzi niruka inyuma y'Ikimonyo. ariko kava sigaye mbona ureba nkaho muraho neza amakuru ni meza urumva umeze neza gusa ntabwo ari neza uzi bya bindi byose uko byagenze kuba umva nkubwire agahinda ntikica akagiramo ibintu byabaye Kimonyo dushyizemo intege tugashyiramo imbaraga tugashyiramo n'umwete twanaraka numva ubyita imikino ntabwo wumvishe no kwa Rudoviko ko baraye bataka bavuze ngo burya ni Kimonyo ntuzagire ngo tega sankote agagira gushyika wenda burya ni Kimonyo nushaka nawe uce bugufi kugira ngo twumvikane koko nubwo uri mudugudu mba ndi mudugudu nyine ibibazo by'abaturage mba ngomba kubihangarana bicaraho guhera akantu ngo yumvikana dore ubu ngubu urabona cyane neza umugore n'abana bari bagiye hese kandi ubu hari akagabo sirakubwiye ngo gatera umwaka ariko gatera umwaka kuko dore no mu rugo neza baragenda baranyihakana baravuga ati genda ntuzatugarika neza n'akazi ngiye kugashaka bakambura nta n'ukwezi ngo uhamaze nta kwezi mpamaze ubu ngize amahirwe ahubwo wandangira amatezi nkareba yuko byibuze ubundi se sinari nageragereje naguhamagariye umuntu ukabura namba wari wagiye ubu ndi kuboneka none ndi kuboneka no kureba byibuze yazagaruka ufite n'akazi yaragiye burundu neza ariyemeza aheka niyo yaragiye ariko ejo bundi nagiye kureba uburyo naje gusaba imbabazi ko ari ugusaba imbabazi no gushebeka ko ni ugushebeka no gusara no gushishikara ubwo nyine nuko cyo koza arambwira ati ngaza kugira ngo ndebe ko yazaza reka ngubwire ubwiza no kuri shishikara tujye gushaka uramubona n'ubundi nawe turimo nama tugende ku kabari izi nzoga naranywe niba zari zirimo igi niba zari zirimo amavubi niba ari igica Kimonyo naroha ariko nacyo n'ubundi zivurwa n'izindi.
ariko cyanisha bikamacupa ahantu iki ngiki cyo kunaza ikintu ngeze nabura ku gitanda nashize mari kucata kunywa ariko manyinya we nzakunywa aka byose n'ubundi kimuyogewe n'ubundi nazanye amasaka bitazajya mbana cyakigika kiki kwanendangamirwa cy'indasido na hano n'umukanda uzaze nambuka babona ko nanjye nasokoje arikoresha amazima base akobora kubi rutegera ubu ngubu si twabaga turimo dusangira yirukanse wambaye neza n'umuryango nzayima kandi asundi bana yakora bigo gibije birakorera nzajya nyari nzajya nita ku myambarire ntundi hiniteshi himwe byo muri wakwimuka neza kandi kabari muri nge singomba kujya muri ahantu hamwe gusa bavuga bo kwiga kumva reba kamudu kuma kabakanye bakamu hose ejo muri duhurira sheke n'isheke isi muki ariko abomba ahubwo bagupira agatwara nako najya bamuriro ariko iyi nama ari irimo ukagende n'ubwo uje kwishyura na fagitire ntabyo ibintu bya kimonyo ngewe bimaze kunambira gusa cyane twimere ngewe n'ubundi mbona uriya muntu ari kuzamufatisha ni hatari kabisa kanimere n'ubundi yaradukoze hose wowe urabivuga urabizi ibaze umugabo kuva natangira kumuhinga ahandi nagurishaga abakiriya bagiye kubera bagahindura neza ariko niba hari kumubana ariko namubana niba ari uko nagize gute uriya mugabo kimonyo ashobora kubatera umwaka wagira ngo ni kuri kubimenya n'igihe tumaze tumuhinga reba guhera no mu ishyamba ibyatubaye urabizi ejo bundi naramufashe muri wa mugore wawe arahise agenda ukumva twamufungiye neza yaragiye noneho niba ari ukubera gukina amafilime ngaho ngo nijyanira amafaranga ngo mbere karashyira mu rugo ntayo namwicishije inzara ariko buriya hari ikintu kimwe maze kubona ni twebwe dushyiramo intege nkeya reka uno mugabo noneho twongere tumukorere operasiyo yatangiye twe tumuteme urebe ngo azafata bakubwiye ngo ntabwo azafata genda kandi ngeyo nabyiyemeje ngiye mu mudugudu urabizi iyo nagiye mu kintu nkajyanamo n'imbaraga zanjye zose ngo haba hagiye nta bintu by'imikino ku buryo tutamukurikirana ngo yongere umugore noneho ntabwo yaherayo umugore si ubundi ahezeyo tukivura umwanzi uwo mugore ntiyazaza asanga inzira ihari reka buriya kimonyo twanamu avana mu nzira gusa mba naje kugura zino nzoga
byose bikiriho sinari ndi no hanze n'umuntu baranyirukanye mbese umugabo ni iki sibizi ni umugabo se barakagabo kuko karagafatika namubwire umudugu iyo nakugira ngo narapfuye oya ariko nawe umenye ubwenge urumva umenye yuko uriya se umukoro wawe cyangwa umuso wawe nta n'ikindi kintu nkeneye wafashaho yuko sekereza amakuru ugenda ugenda umpa amakuru ukambwira ukuntu abayeho mu mudugudu ukambwira n'ibirondo yagarisubiyeho erega buriya njye n'ubwo ubona ngo ndi mudugudu bafite inshingano nyinshi ese rwose wamenye yuko hahandi ndahingaga za bloke z'imiceri urabona za bloke zanjye z'imiceri hariya mu gihumbo mu gihe cy'izindi enye zose amafaranga enye imwe ebyiri eshatu enye ashawe mbona ubarira amafaranga mu ntoki ariko mperutse kumva yuko ngo nari na kiriya gisekirite ariwe komanda wacyo ubundi ntabwo wazanshakiramo akazi ibyo ngibyo ntabwo babivugira ku nzoga zanjye ngenda urumva kandi ikafu yo ntabwo ari ubwa mbere ibintu bikubwiye ujye witonda ngenda kugura inzoga ngo twige kuri kimwe kabisa icyo rero ngaho ntabwo nzi ngo niba hari amakuru uzayamenya ubundi nimero yanjye reka mubwire nzayaguha vuba cyane rwose ntabwo iyi nzoga yaba ari ubusa cyangwa niba twataranye ikaganira inzoga rwose kandi katangiye kukugeramo kagiye no kwirahira sawa rero cyangwa zirondera mu bito ataza kuvuga ngo ni amabide yabo yewe bayi Bakanje wafuza ndabona niko kimwe ubu ngubu noneho uranshikira ubundi ntabwo ujya utana n'ibyo bicuma ubu hantu hose ugendana ibicuma ntabwo uramenya ko twageze muri ruhamwe ariko se mudugu ahantu hose nzayajya nzanye mpamvu usanga aho ngiye mpamvu usanga dore kugira ngo umenye ko nta n'urwango rurimo ikira cy'umwera mu butumbukigo nitwo tugezweho ngo ugenda umwera mu bicuma ntabwo wapfa dore bakunda kubona ariko umuvuzi ntabwo umuntu twari turi uri kubona ko yagize reka mubwire rero kimwe njyewe ubundi mweramo ureba ko mugize ni mudugudu neza neza umudugudu w'akabari umudugudu w'akabari Kirenge bana mu kabari mushaka kujya kumwesha toilette Kirenge bana mu mushaka kumwesha toilette ariko se ko urakora ikintu imbere bareka mubwira kibanza tuzi reka nawe icara hano cyahita wicara hano nawe twari ariko mufata ukamfasha n'umwana w'umuntu ubona njyewe nyine ushobora kuba waribagiwe wahoze urambuye unaba wahoze wibagiwe wahoze uri unaba wahoze wibagiwe wahoze uri we unaba wibagiwe wahoze uri muri we kandi kimwe ariko urabizi nawe umusatsi ntawe mu Rwanda umuntu wibagiwe ubona wahoze uri we njyewe uko ndi mudugudu niyo mpamvu ususubira niyo mpamvu ugiye kumusuzuma ashyira kinga waza cyangwa waje isenga hano
waje usenga hano bigusenga hano waje usenga hano mbwira njyewe nkwereka uko intama z'iwacu zabaga sinzana njyewe twebwe turwana n'intare wowe ubundi ushaka mufate fata izuba fata kare fata izuba fata umunwa fata inzuba ariko bagishaka kwigira umwanya na cyane fata umunwa tambwira fata umunwa tambwira iyi saha ipfundura guteka vuba pfundura pfundura kira usina mwe niko kaka niwe shabu Tomba vuba hata kumfika bora nakubyumva namukira Anatero mbamugere rwaka rekura inzoga ntandikiri yawe ariko reka ubu ntandikiri yawe icara hano tukubwire ubaye mwana mwiza uri umfutura birashoboka ko ashobora kuba agiye kwihana ubu ugiye kwihana ubundi intebe bayita nayigurishe naryo shyamba narayafashe ya minsi yose wamaze mu gihe menye yuko amafaranga wawe uyafite ukajya uduhisha burya bwari ubuteka kudakunduka kavu ikoze kavura gute shaka ko kavu yicaye mahereye wirukankana na mudugudu mwirwa wabona ni wawe ntabwo nibyo waba babimuje reka rero mubwire utazajya ubona utazajya ukina n'abantu bose gusa wamenya ko nyiri mudugudu ushobora kubibuka akira muso mudugudu muzima uzi ko ushira isoni ngaho inzoga ndebe yuko nakubabarira imwe inzoga se shaka isa mbizo nono muri gashyeshyero zazi n'imwenga kasabira akavuyera akavuyera no rwanga n'undi tambo kavuyera mu mbetese beteze koka kuno gushaka kunyima reka mbereke rero umuti w'ikibazo umudugudu baramusukiramo bakamwuzuriza kuko niwe muntu uyoborera umudugudu wose umudugudu udamutishije wibagiwe yuko nanjye ni impamvu ya mudugudu aguhemba mbese wewe ntabwo wabikora fanashaka bariho mbabwire mwabagabo reka nze ndaje ni ikibanure n'umubiri urumva ntiwageze n'isake yaraye mu magambo ndaje ko ngubwo ariko reka mubwire mu ndaje ariko reka mubwire ibintu byo kumenyera garuka hano wicazwa aha ngaha yarawe nongera kwicara reka manze mwino zoga ariko kuki umbuza kujyaho naringiye ubundi burangira ariko uribuka muribuka ibintu mwamurengewe mukanshyira ku musaraba mukarenza no kunjyana hariya none niko bahindura ukabita n'umwaka muri kacabitse kana gatsinda mu nzoga umuntu w'umukene agendana inzoga imeze gutya wagira ngo yenge banandoga bamurera ibiki byose bahagera ngo wenda wambwira izo nkuru zawe rero ndaje rero ubwo ndaje wowe nyine uzi kwisengera kavuyo rero ubwo ndaje ukimonye ntabwo amakuru nindamuka numva kangeze mundeka rwose aba aruguye muri yo n'ubundi ndakutuza n'ubuse kuruwa bagenda kuri bosi kuri iki n'ubundi nta kibazo kavuyo rero urabona ko uri kumwe na shoba shoba ujuriya nta kintu uzakugezaho uretse kuguteranya n'abantu n'amafaranga aguhemba ntacyo azakumara kuko wowe nufata amafaranga nimba guhaye bitanu ukajya gufata umuntu bakamufunga nisho se ubundi nagaruka muzamu bizagenda bityo kandi amafaranga arashira kavuye utekereza kabiri uragira uti umugore yaragiye ushatse umenya ubwenge cyangwa se ube nk'igihe n'ikiziriko n'iyo ntabwo urimo kumbwira niba kubyumva ahubwo zerekeye
kanze mwereke maze nsomeho ko wamwongerera kinga binkurikirana bingendeho ahantu hose kapfe nabi Ese ahubwo iki bikangana umuntu nanyuze hose ahasize isura mbi sisi wagira ngo gusa nyine ntari nawe uraramuka ese koko ubundi mugenzi bite uvuye gucuma umugambi wari wagiye kuhera nawe nabundi rero nanjye ubu ndatekereza ko nzamushyira maze shakira ubu ngubu ndagenda mume n'inzoga ngo ninywere nta nubwo mushobora wenda reka ndebe uburyo ki nakwicara nk'aha ngaha hano nari nicaye ubundi ninywere nari ubona Kamu, apa sih? Kamyon.